Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, mpaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana aho gato rifite intego ivuga ngo Uwiteka abonye ubutabazi mu bidashoboka, komeza urugendo. Uko byameze kose najya kubwira ngo Uwiteka aracyafite inzira zawe. Ntago nzi ibihe uyu munsi wano nahagazemo, ariko najya kubwira ngo Uwiteka aho ugarutse mu bihe urimo byose. Reka twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo ritubwira, kandi unyemerere tuze kubana muri uyu mwanya, kandi Uwiteka gufashisha ijambo rye kuko ari imvugo ye yuzuye. Reka tujyane tureba n'ijambo ry'Imana. Musanzwe mwese murimenyereye, ariko uyu munsi wa none igiye kuba ari cyo ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Mose cya kabiri cyo kuva ibice 14 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15. Handitse amagambo avuga ngo Mose asubiza Uwiteka, Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ribazanire uyu munsi. Uko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka rubarwanire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye unakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Iki ni igitabo cyimuka Misiri, ubwo Abisirayeli barimo barava mu gihugu cya Misiri bava kwa Farawo, bageze mbere inyanja itukura. Bahagera ari mu bihe bikomeye cyane, babona nta nzira, babona nta buryo. Ariko icyo nshaka kuvuga uyu munsi wa none, najya mbibutse neza ko Imana buri gihe ibona ibishoboka mu bidashoboka. Mu gihe ubona ko ibintu bigishoboka, ntabwo uzigira ubona Imana, kuko Imana yitura mu bidashoboka, uko ari Imana ishoboye byose. Kugira ngo amen, Yesu ashimwe cyane. Rero Abisirayeli bageze hano ku nyanja itukura, nicyo nshaka ko tuvugaho, tukaza kumva icyo Uwiteka aje gukora ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Amen. Bageze hano ku nyanja itukura, ntabwo nshatse guhera aho izi nkuru zitangirira, ahubwo ariko uyu munsi tuvuge kuri iyi nkuru yabereye hano imbere y'inyanja itukura n'ibyahabaye, uburyo Imana ibonye ubutabazi bwawe mu bintu bidashoboka. Buri gihe Imana ikureba, cyangwa buri gihe Imana indeba, yo ibibona ubutabazi mu bibazo byawe, ibona inzira mu bibazo byawe. Nubwo wowe wakicara ukibaza ngo ese ubutabazi utabarwa kwanjye kuri buze kuvahe, ariho gutabarwa kwawe guturuka ku Uwiteka. Rero bageze hano imbere y'inyanja itukura, byabaye ibintu bikomeye cyane. Bari bakuwe n'Imana muri Egiputa, bakuwe n'Imana mu buryo bukomeye cyane. Ariko bageze hano imbere y'inyanja itukura, Abisirayeli bamwe na bamwe baritotomba, baravuga amagambo menshi agiye atandukanye, babona ko ibyabo birangiye. Hari igihe kenshi na kenshi tugira mu bidashoboka, tugatekereza ko iherezo ryacu rigaragaye. Ariko reka mbabwire, Imana yatangije urugendo, Imana yakubwiye ngo tangira ibyo watangiye, umunsi ukabona biri kwanga. Nagiye nkubwire ngo Imana iracyafite inzira zawe, kandi niyo ifite iherezo ry'urugendo rwawe. Nubwo uyu munsi wareba ukavuga ati iherezo ryagaragaye, ariko ntabwo iherezo ryawe riragaragara. Iherezo ryawe rifitwe n'Imana ishobora byose, kuko yo niyo ibona itangira mu iherezo. Uko byemeze kose, Imana iracyafite inzira zawe. Babona ko bigiye kubarangiriraho, Farawo nawe bari inyuma, babona imbere bari inyanja itukura, baravuga ngo noneho tubaye abandi. Bigenze bite? Ko dupfuye, ko ibyacu birangiye, ko iherezo ryacu rigaragaye. Ariko Imana yareba, yo ikabona Abisirayeli ubuzima bwabo buracyakomeje. Imana yareba ikabona Abisirayeli iyo nyanja itukura bari buze kuyambuka, ariko ntabyo babona, nta n'ibyo banabona ko bishoboka. Ariko Imana yo iri kubona ko hari uburyo, iri kubona ko hari inzira, iri kubona ko hari ubutabazi iri buze kunyuramo igatabara bera bayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yo ihora ibona ibishoboka mu bidashoboka. Bakubwira ko ugiye gupfa, ikavuga ko haracyari ubuzima. Bakubwira ko utazabyara, bakubwira ngo uzabyara. Bakubwira ko utazashaka, bakubwira ngo uzashaka. Bakubwira muri make yo ibona ibishoboka mu bidashoboka.
icyo nicyo kigaragaza n'Imana ishobora byose. Hano yaravuze ngo nawera nk'Uwiteka. Niyo mpamvu Uwiteka we ahora abona inzira bidafite inzira, ahora abona ibiriho mu bitariho. Niyo mpamvu hano imbere y'inyanja itukura abisirayeli bavuze amagambo menshi, ariko Imana yo yareba yabona ibyo yavuze ikabona nta ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. n'Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga z'ibyo irimo uracamo bikomeye bitakoroheye, ariko Uwiteka aracyari uwo kwiringira. Haleluya. Rero bo babonaga birangiye. Hano niho twavuze kuri 30 niyo nshaka ko tuganiraho, umurongo wa 13 kugera ku 15. Mose ngasubiza abantu ati mwitinya. Na mpamvu yo gutinya, Mose ndamukunda cyane, we yahoraga abona igisubizo. Imana duhishurire tujye tubona igisubizo mu bibazo, tubona uburyo bwo kubaho mu bundi buryo butari bwo kubaho. Hagati mwitinya, mwihagarare gusa ureba agakiza aho Uwiteka ari bazanira uyu munsi. Bango abanyegiputa mwabonye uyu munsi simuzongera kubabona ukundi. Yaravuze ijambo rikomeye cyane. Nubwo uwo munsi yabonaga ko bidashoboka, ariko yarahanuye aravuga ngo uko bimeze kose ibyo muri kubona, ibyo mubona simuzongera kubibona ukundi. Hari ubundi buryo Imana yakuraho byibona byanze kuvaho. Hari izindi nzira, hari ubundi buryo. Kugira ngo amen. Abango Uwiteka rubarwane namwe mwicecekere. Mose yavuga ku murongo wa 15 no nshaka ko tuvugaho tukaza no gusenga Imana. Sifa kwa Mungu. Ku murongo wa 15 Imana y'ubwayo yabaje Mose ambwira ati niki kirimo kiratuma utaka. Imana ndayikunda. Imana buri gihe yo ibona ubutabazi, ibona inzira, ibona uburyo bwo kubaho mu gihe abantu batemara babona uburyo bwo kubaho. Ibaza Mose, niki kiri gutuma utaka? Ko ndi Imana ibona ko mukomeje urugendo, ko ndi Imana ibona ko muzakomeza kubaho, ko ndi Imana iri kubona ko imibereho yanyu ikomeje. Niki gituma utaka? Gituma uvuza induru, gituma utanyizera ko navuganye namwe kuri urugendo ari nge urutagije kandi ari nanjye uzarusoza. Haleluya. Iyavuganye nawe niyo kwizera, niyo kwiringira. n'Imana ishobora byose, n'Imana irwana intambara. Sifa kwa Mungu. Yo iramubwira ngo niki gituma unakira? Bwira Abisirayeli ngo urugendo rurakomeje. Nawe uyu munsi nagiye mubwire ngo ubuzima bwawe burakomeje. Nubwo ubona hari ibyitambitse, nubwo ubona hari ibikubwira ko bitazakunda, nubwo ubona hari ibikubwira ko bitazemera, ariko umwami ukorera, umwami wakurikiye ni umwami ushobora byose, ni umwami wo kwizera. Ntagikwiye kuguhagarika umutima, kuko uwatangije uru rugendo arurimo kugeza ku iherezo. Rero wikangwa n'ibyo ubona bishaka gusubiza inyuma, kandi Uwiteka ari kubona inzira z'ubutabazi muri ibyo bidashoboka. Nababwiye ngo uyu munsi ni wizera ibyo ubona ko bidashoboka, ibyo ubona ko bidafite inzira, Imana ibibonamo inzira, Imana ibonamo ubutabazi, Imana ibonamo uburyo. Mwongere mwizere umwami wanyu, mwongere mwizere Imana mwakurikiye, imwe yabakuye muri ya makuba, imwe yabakuye muri bya bibazo, iracyahari ndirwana. Kandi n'ubundi yabikoze nta wiringira yuko iri buze kubikora. Iyi ni Imana iboneka, ni Imana irwana intambara z'abera, ni Imana ishoboye byose. Ibyo ubona bidafite ubuzima, ibyo ubona bidashoboka, ibyo ubona bidakunda, ibyo ubona bitemera, ibyo byose Uwiteka yabirebye ayibonamo ubutabazi. Aho wibona utava, Uwiteka iyakureba ababona inzira zo kuhava, ukinjira mu mugambi w'Imana. Haleluya. Imana ibayishurire ijambo ryayo, ariko Imana nababwiye ngo yo iri kubona ubutabazi.
bwawe mu bidashoboka. Nubwo ubona iherezo ryagaragaye kuri wowe, ariko ku Mana nta kintu kihangayikishije. Iyo yavuze ngo komeza, izi uburyo izabigenza, izi ikizakora, izi ikizagukorera. Komera kandi ushikame. Iduhamagara niyo kwizerwa, nkakeneza ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye gusengana, ariko rajya mubwire wowe ngo naga birangiye, ntabwo birarangira. Wizere kakanya ugiye kwisengera, ubwire Uwiteka ngo nubwo nabonaga byari byarangiye, ariko nkomeje urugendo. Haleluya. Reka dusengane umwanya mutoya. Imana y'amahoro ibahe umugisha, yaribona n'urukundo. Dukomeze tubane umunsi ku munsi, kandi Uwiteka akomeze kudushyigikira twese mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye kubwo ijambo ryawe, tuguhaye icyubahiro nk'Imana yo kwizerwa. Ijambo ryawe riravuze ngo uri Imana iri kubona, uri Imana irimo irabona ibishoboka mu bidashoboka, uri Imana irimo irabona ubutabazi aho butari, uri Imana irimo irabona kubaho kandi isi tubwira ko tutazabaho. Uri Imana yo kwizerwa. Ninde wahindura imigambi yawe nawe? Ninde warwanya umugambi wawe nawe? Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko ubwoko bwawe buramburiye amaboko mwawe. Reka bari mu bigeragezo bigiye bitandukanye ubahereze ubutabazi, kuko uri Imana ibona ibishoboka mu bidashoboka. Amen. Uri Imana ifite uburyo bw'abantu bawe. Habwa icyubahiro rero, turagushimiye. Reka ijambo ryawe rihembure kandi riduhembure. Urakoze byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugira ibihe byiza no gufashwa n'Imana aho muherereye hose mu bihe bigiye bitandukanye. Shalom, shalom.